nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nshuti bakunzi babaho neza. Nongeye kubifuriza kugubwa neza, nongeye kubifuriza kubaho neza, kurama no kuramba. Nongeye kubifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yacu. Bahaye ikaze muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mwese mufata umwanya mukaduhamagara, mwebwe mwese mufata umwanya mukatwandikira, haba kuri WhatsApp cyangwa kuri SMS. Mwebwe mwese ndabashimira cyane, kandi nimwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora no gushakashaka icyagirira abatuye isi akamaro, no gushakashaka igisubizo cya buri umwe nk'uko abyifuza, kugira ngo abeho neza, abeho nk'uko abyifuza, kugira ngo abeho mu buzima yishimiye. Ni muri urwo rwego rero mbanza kunyuza amaso mu butumwa bwanyu kugira ngo dutumikire abadutumye. Hari umukunzi wacu rero uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yatwandikiye atubwira ko yifuza gutera neza, ariko akaba yifuza kugira ikibuno kinini, akaba afite mu nda zeru, akabyibuha ikibuno gusa. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti ushobora gukoresha ukabyibushya igice cyose ushaka ku mubiri wawe. Niba ushaka kugira ikibuno kinini ukabyibushya ikibuno, niba ushaka kugira amabere manini ukabyibushya amabere, niba ushaka kugira amaguru manini ukabyibushya amaguru, ukabyibushya igice cyose ushaka, igice ukunda, igice ushaka ko kibyibuha ku mubiri wawe, uyu muti ukakibyibushya mu minsi 30 gusa. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya ibyo wakoraga nk'amakosa utari ubizi, kugira ngo ubihagarike, wikosore, umenye uko witwara, umenye ibyo ugomba kwitwararika, kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bwiza, kugira ngo umuti urusheho gukora neza. Nunakora umuti ukore ibyo uzi, ukore ibyo usobanukiwe, ukore ufite intego, kugira ngo icyo wifuza kugeraho kigerweho bigenze neza. Dore rero zimwe mu nama zagufasha kugira mu nda zeru niba wifuza gutera neza, kuko ntabwo wabyibuha ikibuno ufite n'uruda runini ngo bijyane, ahubwo ugomba kugira ikibuno mu nda ari zeru, ugatera nk'igisabo, ugatera neza cyane nk'uko ubyifuza. Niba rero uri umukobwa wifuza gutera neza kugira mu nda zeru, gerageza ugabanye amafunguro arimo fibre. By'umwihariko wareka amashu ukareka n'ibishyimbo, kubera ko ibishyimbo, by'umwihariko abantu bafata ibishyimbo bakabivanga n'amashu. Rero iyo uriye ibishyimbo bivanze n'amashu, biragenda bigateza imyuka mu nda, bikagutera kubyimba inda. Rero niba wifuza kugira mu nda zeru, irinde amafunguro, irinde ibiribwa bizakubyimbisha mu nda. Aha harimo n'amata y'ikivuguto. Ku muntu unywa amata y'ikivuguto akabyimba mu nda, akumva mu nda hagugaye, cyangwa akumva mu nda habaye nk'ibuye, nta kindi kintu ashaka. Niba yanyoye amata mu gitondo akirirwa umunsi wose atariye, mu nda habyimbye. Rero niba ari uko nguko uteye, ukaba wifuza kugira mu nda zeru, gerageza amata uyareke, kandi ureke n'ibikomoka ku mata, by'umwihariko yawurute cyangwa yogurt. Ahubwo ibande ku biribwa birimo potassium nk'imineke, avoka, imyembe, kubera ko potassium izafasha umubiri wawe gukuramo amavuta ndetse n'ibinure bidakenewe, kandi ikurinde kubyimba mu nda. Ikindi cyagufasha kugira mu nda hato ni ukunywa amazi wavanze n'umutobe w'indimu, gufata ikirahure cy'amazi ugakandiramo indimu,
aya mazi akaba ariyo uzajya unywa, bizagufasha kugira mu nda hato. Ikindi cyagufasha niba ushaka kugira mu nda hato, irinde ibinyobwa bisindisha. Inzoga ziba zirimo isukari ibyimbisha mu nda, rero iyo unyoye inzoga, ibi binyamasukari cyangwa ibyo baba bayikozemo iyi nzoga biragenda bikitsindagira mu nda, bikagutera kubyimba mu nda no kuzana ibinure ku nda. Ikindi cyagufasha nko ku mukobwa ukora akazi ko kwicara, irinde kwicara uhese umugongo, wige kwicara neza wemye udahese umugongo. Niwicara ugororotse neza, bizagufasha kugira mu nda heza. Dore rero umuti mwiza uzagufasha kubyibushya igice cyose ushaka ku mubiri wawe. Uragenda muri supermarket cyangwa muri superimarishe ukagura ikirungo cyitwa fenugreek seed, hanyuma ukagenda muri butike cyangwa naho ngaho muri supermarket ukagura vaseline, ukongera ukagura olive oil, warangiza ukajya muri farumasi ukagura vitamine E. Iyi vitamine E iba ari utuzi tw'amavitamine, ntibazaguhe ibinini, bazaguhe vitamine E y'amazi. Warangiza ukagenda ugafata ibiyiko 2 bya olive oil, hanyuma ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ikirungo, warangiza ugashyiramo ikindi kiyiko kimwe cya vaseline, warangiza ugakandiramo ibitonyanga 5 bya vitamine E, ubundi ugakoroga ukavanga neza. Byamara kunoga neza byahindutse nk'amavuta, ugafata ya mavuta ukayasiga aho ushaka ko habyibuha, hanyuma ukahamasa neza, ukakorera massage n'aya mavuta. Mu gihe cy'iminsi 30 gusa uba wamaze gutera nk'uko ubyifuza. Niba rero wifuza amaguru manini, niba wifuza amabere manini, niba wifuza kugira ikibuno kinini, ibi nibyo bizagufasha. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha gutera nk'uko ubyifuza. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uhora mbifuriza kurama no kuramba no gutera imbere mu byo mukora byose. Ndakwibutsa rero gukanda kuri subscribe cyangwa abone niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tuba turi kugutegurira byagufasha kubaho neza mu buzima bwa buri munsi. Ikindi nakwibutsa nuko tugufitiye promosiyo ya Spiririna. Spiririna akaba ari ikiribwa muti cyagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe kandi kikakurinda indwara. Niba rero wifuza kubaho neza, ugatandukana n'uburwayi butandukanye, ugatandukana n'indwara za hato na hato, koresha Spiririna kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Wifuza Spiririna rero cyangwa ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, wahamagara kuri 0791 16 93 27. Murakoze cyane, mureke duhure ubutaha.